just kugira ngo baganire ariko hari n'abantu bajya bavuga ibintu wenda niba ari ibyo mvuze bivuye ku mutima wanjye wenda ari amafuti yanjye cyangwa se hari ubwenge buke bwanjye ubwo ariko ndeshya niko ntekereza hari n'undi wenda ushaka kuzana ibitekerezo byiwe birebire ariko icyo abantu bategeraho ni ukureba ejo bizagenda bite kandi dufitemo na experience sigitangaza David so kuguca mu ijambo na High Godfather ni wenda ubu itangazamakuru uyu munsi ibintu media zigenda zarakuze sinka kera ariko nibashakishe ko bimwe biba byanditse nibamenye ngo RPA cyangwa se FPR rya gukura ikitwaga minuari hano mu Rwanda byagenze gute habayeho kubabwira ati rero nimba twebwe twarafashe igihugu tukaba tubona ingabo hano zitembera n'imbunda mureke izi ngabo natwe mutubwire duhangane nazo nizitsindwa zivaha nimba mutazitwaye ku neza kandi jado minuari nawe yatinze the same way uko nani Monisco irimo ibikora za leta uzigabiro target ya minuari nimba ubyibuka kwari kugira ngo bazabe backup y'abacengezi baze ngo bafate Ruhengeri na Gisenyi na Kibuye na Cyangugu n'ubundi still wa mushinga w'Ababiligi n'Abafaransa bikomeze bibe zone turquoise. Exactly, yeah. None se niki cyatumye nani Monisco ivuga ngo igiye gukora operation ibise ngo ni Springbok yari operation yo gufatanya none urumva Monisco yari ifite mission yo kuza gutanga n'uguhagarara hagati y'abarwana ariko yaje kwiyemeza yonyine avuga ngo tugiye niba munabyibuka na komanda wayo yitwa Ndarya ni nawo nayifunguye Springbok aravuga ngo bagiye gukora operation Springbok bose hamwe ingabo za FARDC Mai FDLR n'ibindi byose bari kumwe bari gukora operation hamwe kuri extended mane mu mbere kabiro abasoda ntabwo uriya nk'ubu ntabwo ntuza M23 yemere kurasa Monisco kubera kandi yo irasa bo ntabwo niza amategeko mpuzamahanga ariko ngiye mfata ku mwazi wese uje kundasa uko ameze kose bapiga adui sana kama kandi nakiza sana nuwango ahubwo kandi arinde tura yarashira Monisco kuko bararwaye bamupiga adui ariko no yamaze kuraswa nuko Monisco amaze kuraswa ikiyorobeka nono M23 bikagira imbabazi kandi Monisco nta mbabazi ifite M23 uko iyo iteza umutego mushibuka umunsi izabafatisha ntabwo bazamenye kare ya Monisco bari kuvugira muri Goma bari kwirwa bavugana nabo bigize abana beza no siko bameze burajisisha ikiza nuko bari abantu bakunda kubereka your last decision niba usohokemo cyangwa babashumike nubundi nani muri UN babareze ko barashe ingabo zabo nose gakiza bafite nakaye wewe kwa kuona kwa piga adui ya kwa side yangu Monisco watoke Goma nizo sadeke zabo niba batwara mu ndege zabo helicopter niba shaka atwara na Mai bafitemo n'interahamwe bafitemo bajya kuri side ya leta cyangwa atari ibyo ngibyo babarase babashumike nta gitangaje kirimo ni adui wow iyo ni ije niko mbibona simvuze ngo bahite bajya kubarasa ngo bagomba kumva ko ngombwa hariya muri Goma ntabwo ari muri side ya leta n'amaranga ariko yavuze ko ibazura urumujyanama w'abaroha aya n'amaranga mutima y'igisivile n'abantu n'intambara zibera kuri internet kabiro ntabwo uko bigenda umusa okay yeah siko bigenda kuri wowe cyangwa ku bandi je ko ndavuga ibitekerezo byanjye muri nemereye cyangwa se
wenda ufite abo ngabo babikora bakora ama decision ushobora kuhamagara mukavugana ariko ibi turi kuvuga uyu munsi hano Godfather guhamagara tena nibitaba uhamagara nyine ababishinzwe abo ngabo bavugana na Monisco ariko twe turi gutanga Gabiro ari actinze nka Fande Gakara uko yaragiye kubikora kuri ya story nakubwiye ariko asanga bamwumvishe ariko Godfather ni ibitekerezo byanjye ariko ni nako bigomba kugenda nibitanagenda gutyo bakubwire Gabiro wowe urakatsa mutwe mu yandi magambo uyu munsi turi Saturday uyu munsi itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu 2025 nibitagenda gutyo turimo tuvuga biza ending up ibyo ndi kubabwira ni igisasu giteze kizaturika byanga bikunda kandi mujitege mba nkubwire Gabiro mba nkubwire ikintu ugomba kumenya mbere ko mfata rubacenge bro natwe turahangaha abantu nkatwe nk'abasivile rukuye ntabwo ibintu dushobora kubifata uko cyangwa tusara n'abanyapolitiki ntabwo ari uko bigenda ukuvuga ngo ntabwo n'umunyapolitiki Godfather ndi kubivuga exactly uko bimeze rubacenge ijambo rirya urakoze Godfather yanze kubabwira ariko ibyo murimo kuvuga ntabwo bishoboka ni kuvuga ko Monisco nk'uko mwabivuze ni inzoka mu nzu mu rugo rwawe nta muntu bihakana ariko iyo nzoka aho iri harazwe icyo ni cyambere uyo harazwe ariko ntabwo wayikoraho uti kubera iki hano umuntu wavuze Minware hano Minware ntabwo yigeze isohoka mu Rwanda ku bushake bwa FPR batarafata igihugu ibyo bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko Monisco cyangwa se ingabo za Loni zijya mu gihugu byemeranijwe na Loni ariko bikemeranwa n'icyo gihugu icyo gihugu nyine ni leta y'icyo gihugu ibi bintu njye nahise ko hano hari umunyamategeko uri hano ntihagire umuntu uvuga ngo ngende kuvugira Monisco njyewe nakandagiye Goma ejo bundi mu kwezi kwa kabiri kubera kwa FC M23 yafashe Goma naherukaga nyuma y'imyaka 10 ntabwo ndi kuvugira Loni pe ariko mwumve handi mbabwira ibi bintu bibereye muri Goma hari hashize igihe gitoya byabereye Bukavu ubuzima bashaka kuvuga ko ni Bukavu ni Monisco ubufasha buri indirect nta muntu wabuhakana ukuntu yabafasha ni nako yashobora no kubafasha iri Washington nishobora no kuba ni nk'ukuntu Kinshasa bafasha ni nk'ukuntu Belgique bafasha ariko abahangana mu buryo buri active abari kuri tere mu buryo buri active ni Bazalendo ni FARDC ni FDLR abihishaga hariya mu mazu n'ahandi mu bigunda abo nibo bari active ariko kuvuga ngo ni Monisco wenda Monisco ishobora kubafasha mu ibanga shaka gukora ibintu mu ibanga ni nk'ukuntu yanagende kabafasha iri Washington cyangwa se iri New York yabafasha nk'ukuntu Kinshasa bafasha kandi iri Kinshasa rero Monisco n'ingabo za Loni zaje muri Kongo gukora iki zifite manda zigeze kuri mission zigeze kuri 7 ariko bikubiyemo mu bintu bitatu gusa ni ugufasha FARDC igisirikare cya Kongo ikindi cya kabiri gufasha abaturage bari mu kaga n'ikindi cya gatatu wenda gufasha inzego gufasha inzego za leta ariko byose ubu ngubu ntabyo bakora FARDC bafasha ntayihari yaratsinzwe yaragiye abo baturage baje gufashwa baricwaga bahari ni kuvuga ko ubarinda arahari yaraje umva nta kintu bari gukora ariko uribaza kuki batagenda kuki bagihari kandi ntabwo bakenewe nimba hari umuntu udashaka ko bagenda wa mbere ni AFC kuko barahanganye muri front line
kuki batagenda se nuko mu mategeko mpuzamahanga uwemerera abasirikare ba Loni mu gihugu ni leta na Loni ubwayo. Minware yaragiye ariko arapifasha igihugu gisi Kigali nibwo yagiye perezida nyine yaravuze ngo guhera uyu munsi nabwo tubashaka mugende, ntabwo AFC uyu munsi yavuga ngo mugende, ntabwo ari leta, ntabwo ari leta. Ibyo bintu mu byumve ni amategeko mpuzamahanga mu byumve. Kandi AFC M23 ngo AFC M23 ngo ntabwo ibizi ngo bakwidegembya hirya n'imbu ibiri kuba haraga za FDLR imbaraga za wazalendo bihishaga bafite ubufasha bwinshi buturuka Kinshasa, bushobora no gutuka muri Loni mu ibanga, bushobora no gutuka mu Birigi, ariko ni wazalendo na FDLR bihishahishaga nta bandi. Kandi byabaye na Bukavu, byabaye na Bukavu, kandi Bukavu na base ya ONU ihari, byabaye na Bukavu hari birarangira, n'ibingi biraza kurangira. Murakoze. Abe. Yes, Godfather. Je vous écoute, bonjour. Bonjour. Rero ndagerageza gushakisha rema wenda zaba zijustifia ko MONUSCO ikomeza kuba muri Goma, ariko ibyo bahitavuze nibyo amasezerano cyangwa se la mandate yashyiriweho MONUSCO hagati ya UN na DRC. So DRC nubwo yatakaje control muri East, muri province ebyiri, hari operation MONUSCO yari ifite Goma nka headquarter, yo n'ubundi ishobora kujya mu zindi province, ishobora kujya muri Ituri, iturutse Goma. Ariko impartialite kubugama kwa MONUSCO kwaragaragaye, ntabwo ari ibanga, na raporo zaravuzwe. Ya vuba yagiye ku Karubanda, niyo ambasaderi I think ni Nkurikiyinka simbizi wari Paris, ndetse na Honorable Nduhungire yarabivuze nawe muri UN Security Council. Kuvugama kwa MONUSCO kuragaragara. Ikindi bakuzonga nawe wabazonga indirectement, kuko hari iperereza rishobora gukorwa inyuma y'ibi bitero, bakareba ko byagenze, abahaye ubufasha abo wazalendo FARDC, niba hariho communication, niba hari ubundi bufasha bwose buturuka muri MONUSCO. Ibyo ntabwo ari byakwihanganirwa, kuko kwaba ari gufasha abacengezi, gufasha troublemakers muri Goma. Ibyo ntabwo byakwihanganirwa rwose. N'amatangazo yasohoka, ndetse no kubaha warning, no kongera kubashyiriraho uko bakora. Hari mechanisme M23 igomba guha MONUSCO igenderaho muri eneo bakontrola. Ntabwo ari ba peacekeepers muri Goma, ntabwo ari ba peacekeepers muri Bukavu. Imyaka 20 hafi ni 6 bamaze muri Congo, ntabwo abantu bigeze bacuruza basinzira nkuko ubu ngubu bimeze. Kuba bahari ni igitugu, kandi koko M23 AFC baracyari rebellion, baracyafatwa nk'umutwe urwanya ubutegetsi. Ntabwo baragira statiko nk'iya wenda bavuge ngo barigenga nk'igihugu, wenda tubafate nka Taiwan, tubafate nk'ibindi bihugu ndetse binemerwa igice kimwe. Ibyo byose ni ibintu nyine bikiri imbogamizi, ariko ntabwo M23 muri territoire zayo nanone yarebera, kuko barakora iperereza. Nyuma y'iperereza
niba hari n'abatanze amakuru bari muri Goma bari hehe bose bafatwa kimwe. Casque bleu atakaza agaciro iyo arashe, iyo agiye no gusoma ngo nze kubibereka, kuko nubwo uri casque bleu ntabwo bivuze ngo uragira uruhare ubagamiramo. Nkuko Croix Rouge igenda mu duce twose tw'abari kurwana, ariko hari ibyo batemerewe gutwara mu modoka zabo. So ubwo rero ibyo Gabiro yaravuze nibyo, babashyiraho igitutu, babashyiraho n'amananiza, hari n'ahantu ama-akise bababuza muri Goma, bakababwira bati ntimurengeho aho mukorera, nimujya gukora turabasaka, nimugaruka turabasaka. Ibyo byose birahari, wenda kumenya ukuntu bakurikirana ku matelefone, ubutasi bwabo, kumenya ibyo bakora, ibyo byose ni urugendo, ariko ntekereza yuko igihe cyabo ni gikeya kabisa. Ntabwo MONUSCO ifite amanota meza kuri jewe, ni aduyi, kandi ntekereza ko n'ibyo Gabiro avuga ni nabyo n'abandi babona, ni nabyo abandi babona. So igihe turimo rero ni rapport de force, ntabwo ari ni ibihe bidasanzwe, aho rimwe na rimwe na norme internationale, amategeko mpuzamahanga yirengagizwa cyangwa se akaba habaho yabaderoje kubera inyungu z'umutekano. Ubu ngubu harakora imbaraga, ntabwo M23